murakoze cyane nongeye kubasuhuza bakurikiye Impuhwezimana TV aho muherereye hose yaba muri iki gihugu cy'u Rwanda hanze yacyo abari ku mugabane wa Aziya Iburayi ndabashuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana bane namwe uyu munsi Imana ishimye ko nongera kugaruka imbere yanyu turi busengane mu ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samuel igice cya 11 turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu turasoreza ku murongo w'9 hanyuma tuganire kuri aya magambo mu izina rya Yesu. Haravuze ngo hanyuma Nahashi umwamoni arazamuka agerereza n'ahateganye n'Yabeshi Galiyadi. Abiyabeshi bose baramubwira bati dusezerane isezerano maze tugukorere. Nahashi umwamoni arababwira ati niba mwemera ko mbanogora amaso y'uburyo tuzasezerana mbihindura igitutsi ku Bisirayeli bose. Abakuru b'Yabeshi baramubwira bati ubu turetse iminsi 7 kugira ngo dutume inabaza zigende mu gihugu cya Isirayeli no mu ngabano zacyo zose, nuko niharamuka buzo kudutabara tuzagusanga. Turasimbuka dusume n'umurongo w'9 aravuze ngo nuko babwira za ntabaza bati muzabwira Yabeshi Galiyadi muti ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Nuko inabaza zirara zibibwira Yabeshi baranezerwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma iri ni ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye tugiye kuganiraho. Iki cyari igihe Abisirayeli bari bariho batagira umwami biyobora, ariko igihe kiza kugera bajya kwiyunga n'umwami bitaga Nahashi. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo igihe bari bagiye kwiyunga kuri uyu mwami Nahashi, nk'uko Bibiliya bivuze, Nahashi abasaba kugirana nawe amasezerano. Ijambo ryavuze ngo Nahashi amasezerano yabasabye yari abiri. Icya mbere ni ukubanogora amaso y'uburyo, aravuga ngo icya kabiri ni ukugira ngo Abayisirayeli bagirwe igitutsi. Ndagira ngo mbwire umuntu wese umurikiranye ntiyemere kugirana isezerano na Nahashi, ahubwo arindira icyo Imana yavuganye nawe. Nari mvuze ngo ntiyemere kugirana isezerano na Nahashi, ahubwo arindira icyo Imana yavuganye nawe, kuko Nahashi arimo arasaba amasezerano akomeye tutashobora. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo Nahashi umwamoni ngo arazamuka agerereza ahateganye n'Yabeshi Galiyadi. Ngo abakuru b'Yabeshi baramubwira bati dusezerane isezerano maze tugukorere. Hanyuma nshatse kuvanamo ijambo rikomeye. Iki gihe Abisirayeli bari bariho nta mwami, nibwo Nahashi yabafatiranye. Hanyuma amasezerano yabahaye yari ayo kugira ngo abagushe, yari ayo kugira ngo abace intege. Icya mbere Bibiliya ivuze ko yabasabye kugira ngo abanogore amaso y'uburyo. Hanyuma impamvu yashakaga ijisho ry'iburyo nuko ari ryo turebesha mu mwuka tukamenya ko Nahashi aririmba ari n'umujura cyangwa ari n'umusambanyi. Niyo mpamvu yashakaga iryo jisho ry'iburyo. Icya kabiri yarabwiye ngo nukugira ngo amasezerano yanyu apfa ubusa. Mu yandi magambo amasezerano twahawe asubikirwa aho ngaho. Rero niwemere kugirana isezerano na Nahashi. Nahashi nta rukundo agufitiye. Nahashi icya mbere Imana ivugana nawe ari aho ngaho, ntijya imuvugisha. Nahashi nta makuru afite, nta nzaye Imana agira. Rero arakora uko ashoboye uko ariko kose kugira ngo akunyuranye n'isezerano. Rero komera ku kintu Imana yavuganye nawe, uko byasa uko ariko kose Imana izadutabara kandi Nahashi aharareba. Hanyuma abahaye amasezerano Bibiliya iravuga ngo nibwo abakuru b'Yabeshi, nshimiye Imana nubwo bimeze gutyo, nubwo insengero zafunzwe, nubwo ibyago ari byinshi, ariko haracyari abantu Imana yisigarije bakiri mu mwuka w'Imana. Nari mvuze ngo hari abantu Imana yishigarije bakiri mu mwuka w'Imana. Bibiliya iravuga ngo abakuru b'Yabeshi babwira Nahashi, baramubwira bati kuza twebwe twizanye, ariko turakubaha nk'umwami, kugenda turagusaba uburenganzira, uduhe uburenganzira koko dusubire aho twavuganiye n'Imana, dusubire aho yaduhereye amasezerano. Hanyuma nituramuka itadutabaye turagusanga utunogora amaso. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo aba bagabo baragenda basubira mu gihugu cya Isirayeli no mu ngabano zacyo zose. Hanyuma rero barimo basenga
Bibiliya iravuga ngo Imana ihita igenderera umugabo bita Sawuli. Imana itembereza amaso muri iyi si, isanga ahantu Sawuli wawe ugomba kugukura mu kibazo ahari. Narimvuze ngo Sawuli wawe Imana imuhagurutse ugomba kugukura mu kibazo urimo, aza gushake mu izina rya Yesu. Sawuli ngo aratembera, aragenda ngo agera i Yabeshi Galeyadi, aho barimo gusenga buzuye umwuka wera, Imana iri kuvugana nabo. Sawuli ngo ahageze, haleluya, ahageze Bibiliya iravuga ngo ahita abaza aba bagabo, ababaza ikiri gutuma basenga, ababaza ikiri kubariza, arababaza baramusobanurira, baramubwira bati nta kindi kituzanye, tuzanywe n'amagambo Nahashi yatubwiye ko kugira ngo atubere umuyobozi ari uko turi bwemere akatunogora amaso. Icya kabiri, amasezerano twahawe akagirwaho n'urubanza. Ndabyibuka mvangamo n'ubuhamya gatoya. Hari igihe kigeze kugera mba Nahashi ngirirwa ubuntu, ni ubuntu bw'Imana, kuko ngewe Imana impamagaye ndi umujura. Hanyuma imfatira mu rusengero ngiye kwiba ibyuma, hanyuma ngezemo Imana impagarikamo hari kuwa gatandatu saa 6 z'ijoro, impagarikamo ku cyumweru baraza bansangamo mpagazemo. Mba ndi kuvuga Imana nabonye, ntabwo mvuga iyo numvanya abandi. Ni Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twebwe twibwira. Hanyuma icyo nashakaga kuvuga cyane si icyo, ahubwo mu gihe nari ngeze mu rusengero nakijijwe akaguru kamwe kaba mu rusengero, akandi kibera hanze. Nkajya njya gusenga ku cyumweru, nasoza nkasubira kwiba, kandi umuntu wambonaga mu rusengero akabona ndi umurokore. Hanyuma nagera hanze nkaba undi wundi. Igihe kiza kugera rero, icyo navugaga nabayeho Nahashi, igihe cyarageze nza kujya muri korali, ariko korali nyijyamo atari uko nyikunze, ahubwo nari mfite ibinjyanyemo. Ni ukuvuga ngo muri korali nari ndimo, mbivuge muri iki kinyarwanda, nari ndimo ndi nk'igitisi, kuko nagezemo bahita bangira dirije wa korali, nkajya ndirije abaririmbyi, ariko tageti ari ukubanogora amaso. Ubwo mu kudirija kwanjye nkadirije ariko ndeba inkumi nziza muri korali ndi burarane. Bivuze ngo nari ndimo ariko ndi Nahashi. Rero uze no kumenya abantu mugenda, umenye n'abantu musengana, umenye n'abantu mukorana, kuko hari igihe mwakorana ari Nahashi, hari igihe mwagendana ari Nahashi. Imana iri mu ijuru ize kumbabarira, ibarinde ba Nahashi mu izina rya Yesu. Narimvuze ngo ibarinde ba Nahashi mu izina rya Yesu. Hanyuma igihe ngo bari barimo basenga, Sawuli ngo aragenda abasanga aho bari, ababaza ibiri kubariza, ababaza ibiri gutuma bataka. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo baramusobanurira, bamubwira ibyo Nahashi yababwiye ko kugira ngo ababere umuyobozi ari uko bari bwemere akabanogora amaso. Hanyuma icya kabiri, kugira ngo bagirweho n'igitutsi. Bibiliya rero niwe yavuze ku murongo w'9, iravuga ngo Sawuli ahita ababwira ngo nibasubire Yabeshi Galeyadi, bagende babwire abasigayeyo, bababwire ngo ejo ku gasusuruko bazatabarwa. Ndagira ngo wowe unkurikiranye uze kwakira agasusuruko ku buzima bwawe. Ndagira ngo wowe unkurikiranye Imana iguha agasusuruko, kandi muri iyi minsi 7 uze kwakiriramo igitangaza cy'Imana. Ndahanurira mu minsi 7 nk'uko ijambo ryabivuze. Muri iyi minsi 7 Imana ibohoremo umugisha wawe. Muri iyi minsi 7 Imana ikwinjize mu isezerano. Muri iyi minsi 7 Imana igira ikintu irema, kandi nimara kukirema igikomeze mu izina rya Yesu. Hanyuma ndagira ngo mvuge kuri aka gasusuruko kugira ngo mukumve. Aka gasusuruko ubundi na agasusuruko k'akazuba kaza mu gihe cya hagati ya saa 12 kugeza saa 1:15. Aka gasusuruko iyo kavuye kano kazuba, muzitegereze ku nzu zanyu mubamo cyangwa izo mukodesha, umuserebanya uko byagenda uko ariko kose uhita uva mu ibati ukamanuka ukaza ukigira hafi y'idirishya, nta kindi kiba cyuzanye ubuje kota ko kazuba. Abajya bagirirwa ubuntu bwo kuba kubishanga, aka kazuba iyo kavuye igikeri aho kirahariho hose kivayo kikazamuka kikajya kota aka kazuba. Nuza no kubireba
aka kazuba iyo kari kuva nibwo abantu baba bari gutambagira bajya mu kazi. Sinzi aka gasusuruko uri bwakire, sinzi ngo nakaye. Hanyuma aka gasusuruko muzabirebe, iyo banditse kuri invitation baravuga ngo saa 3 n'ugusaba no gukwa. Bivuze ngo rero muri aka gasusuruko baba bari kwitunganya, bidekora, bisiga, mbega bimeza neza. Rero ndagira ngo nkubwire ngo akira agasusuruko kawe mu izina rya Yesu. Nubwo abantu batabyifuza, nge ndaguhuza n'agasusuruko kawe. Nubwo Nahashi yahagurutse, akira agasusuruko kawe. Nubwo Nahashi kurwanya, akira agasusuruko kawe. Winjire mu butabazi, winjire mu kwakira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Kandi aka gasusuruko kakaza mu buryo butandukanye. Wakakira kuri diplome yawe, wakakira ku bana, wakakira ku burwayi wari ufite ugakira mu izina rya Yesu. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi, uri umuremyi w'ijuru n'isi. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera mu izina rya Yesu. Ndagira ngo umuntu wese umurikiranye umuha agasusuruko, kuko Nahashi yari yahagurutse. Nahashi we yifuzaga kutunogora amaso kugira ngo tugirwe igitutsi, kugira ngo amasezerano twahawe apfe ubusa. Ariko uhereye nonaha turinde Nahashi, kandi ndahanurira muri iyi minsi 7, muri iyi minsi 7 ubwoko bwa Isiraheli bwasengeyemo, reka natwe tuyakiriremo. Muri iyi minsi 7 twakwakiramo ubutabazi. Muri iyi minsi 7 wahinduriramo amateka. Muri iyi minsi 7 twakwakiriramo amaviza. Muri iyi minsi 7 waduhoza amarira. Muri iyi minsi 7 waturemera ubuzima. Muri iyi minsi 7 mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, urakoze kubyumvishe. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.